Bravo. Wemerewe kuvuga cha? Ndabyemera nuko ayimaze iminsi ka malaria karankubise nari mu buriri n'ubu niho ndi kabisa. Pole sana. Turakuruhije mu burirwa nta nubwo uri bujye ku mukino ndabyumva. Ndaza ndasindagira ndajyayo. Jangwani turakwakiriye ku Isibo FM. Yes, asante grand frère. Twari duhangayitse tuvuga tuti umurimo wari warahawe aho wowe n'uwo murimo ntiwagiye. Ntago ndari kandi nubundi nibaza ko aperi wayifanye tutazi kwenda n'uyu murimo tuzawuhabwa. Arabatubanjirije turabasimbura natwe arabazadusimbura nibaza ko gufana aperi biri mu maraso kurusha wenda n'akazi ariko ndahari nta kibazo. Jangwani ubuyobozi bushya mwari mwabonana se nk'umuntu uvugira abafana bukakubwira ati hari impinduka wari wagira amahirwe yo guhura n'ubuyobozi bushya? Ego nahuye nabo haba Fande chairman uri ubu ngubu haba Fande Alphonse Muyango bose twarahuye nta kibazo turaganira. Barakubwira bati jya uvuga uziga ntabwo muri apera umuntu apfa kuvuga uko yiboneye. Oya ntabwo briefing ko abo bazi style nkora n'ubundi nta hantu ihuriye ngira ngo hari umuvugizi wa equipe uvuga iby'ikipe ngewe iyo urebye ngimba mujya munkurikirana nkora ibyo bita guhypinga gusa abafana kushyushya so n'ubundi nta kindi special njya mvuga hari umushinzwe kuvugira equipe Anthony sondo umuvugizi w'abafana nibaza rero ko nta skandal cyangwa nta kintu kimwe nari bwavuge ngo bumve wenda ko natandukire cyangwa narengereye akenshi dore ko musa nkaho mvuga ibintu bijyanye n'abafana kumubiriza abafana kuguhypinga abakinyi kuvuga makuru ari mu ikipe imikinire yabo nibaza ko nta kintu kimwe nari bwarengere ku buryo wenda haba iyo mpamvu yo kunyihanangiriza ndumva ntayo kabisa. Aha byanze bikunze rero Jangwani ubwo iyo uvugira abafana n'ubuyobozi byanze bikunze hari buryo ubusesengura abafana urababwira ko ubuyobozi bafite uyu munsi babugirira icyizere bwo buravuga buti nitwishimiye umusaruro mu kibuga abafana naboni bishimye ibyo bice bibiri ubihuje ubuyobozi bushyuramo nabuzanye iki mu ikipe ya Peri Jangwani? Ngira ngo nkuko mpora mbivuga Faustinho cyangwa namwe nkuko mubizi ikipe zose zikomeye cyangwa se n'ibizindi institution zose zikomeye akenshi buri hakomera institution ntago ngira ngo wenda hakomera individu bitandukanye n'aya makipe yandi wenda se y'uturere y'abantu ku giti cyabo ku buryo ushobora nko kuvuga utwenda Gasogi ni Kenisi wenda agiye bise byagenda gute Gorira nuko ni haje agiye byagenda gute ariko muri APR nibaza ko hakomeye institution nka APR kurusha individu nibaza yuko bitandukanye n'andi makipe ndibaza yuko nta mu president n'umwe sinzi we namutangaza ajya kundusha amateka ariko yaza kumbwira nimba hari umu chairman n'umwe wigeze uyobora APR twaye championa cyo ni kikwenda ko hakomeye zina nka APR kurusha wenda umuntu ku giti cye ari nayo mpamvu rwose ngewe umuyobozi wose uburiho nta shiti nta mpungenge n'imwe mba mufitiye ibyo abandi bakoze mba nizera ko nawe azabikora afatanyije n'ubuyobozi bukuru bwa equipe na institution muri rusange nta kibazo na kimwe rero cy'ubuyobozi na kimwe mfite uburiho nibaza ko ibyo abandi bakoze bagezeho bashobora kubikora cyangwa bakaba banabirenza nta kibazo na kimwe kabisa mfite. Hanyuma abandi bavugizi mu gihe wari waraburiwe irengero barasigaye batubaza batese za goli ni ngapi ni 5 ko na moja isigaye kuboneka bigoranye wowe waraseseye usanga zile goli 5 zimeenda wapi bwana? Ngira ngo nimba mujya mukurikirana match za APR n'andi ma equipe ubona ko Faustinho to be realistic to be honest ubona ko ikipe zose ziza zije gukina na APR ubona objective yazo nimwe ziza zishaka draw ubona ni midefendire yo ku rwego rwo hejuru ni block bar biranagorana niyo mpamvu Faveri nzira mpamye neza ko akaza amaze gukora muri championnat nanyu ikize muri ya zamu nagakora kuko twatakwa ikipe niziba zaje zije gukina ubona ari ugufunga gusa icyo gihe rero iyo bimeze bityo ngira ngo hiyongera andi mayeri zisabwa izindi mbaraga zirenze rimwe na rimwe bikanasabwa na exploit individuelle amakarite y'abakinnyi ku giti cyabo nimba warabibonye ubona ko n'ibitego tumaze gutsinda akenshi
habamo ama exploit individuel nk'igitego duheruka cya Muhazi nibyo kuko habaye build up yo ku rwego rwo hejuru ngira ngo haramaze gukorwa passe nyinshi ariko ubona ko harabaye nanone exploit individuel ya Forduar buryo yakiriye baro buryo yakontroye umupira agashyira file igitego cyari cyabanje cya Lamine Ba byaruko penalty zaruko nyine ubona ari ikipe ziza zitaje gukina ariko nibaza ko dariko nk'umutekinisiye abakinnyi muri rusange nibaza ko nabo babonye uburyo ikipe zose ziza zaje gukora block pass dashaka gukina zishakira draw hamya nabo ko ibyo byose n'abatakisiye n'abatekinisiye hari ibyo bari kwiga nibaza ko bazagenda bakosora uko bwije n'ubwo bukeye kandi burya icy'ingenzi nibyo ibitego bibaye byinshi ni sawa ariko icy'ingenzi kiba kirebwa kurusha ibindi ngira ngo natatu kuko iyi ngiyi si knockout aho uvuga ngo wenda ngo natsinze igitego kimwe ngo reka nizigame byinshi wenda nibaza ko shampiyona yo ni marato natatu nicyo ubudiringa nacyo nicyo turi kureba kurusha wenda ibindi n'ibitego nibiza sava ariko amahirwe mfite ku itariki 7 z'ukwa 11 nibaza ko ku mahoro iriya yo gombani ya gol sinzi ko izadefanda niyo mahirwe yonyine numva mfite muri njyewe niko kanyamuneza numva mfite uko nyizi nibaza ko itazadefanda yo izarikura nirekura rero Leonidas uzambaza ibyo bitego nibwo uzabimbaza aho nzabisubiza Jangwani kuri izo karite individuelle shampiyona ijya taratangira wavugaga bitwa Lamine Ba ukavuga Chidiebere na Godwin Odibo abantu bakavuga bati cha Vinicius Junior umenya ari uje mu Rwanda ko ndabyibuka hano waratubwiye uti Chidiebere ngo yarakubajije tese mu Rwanda umuntu aretse gukina hari akandi kazi yakora uramubwira uti imirimo irashoboka y'amaboko bajya kuyikora abadefenseri bavugaga bazareyone nandi makipe ndakubaza ni Jangwani abo banyamahanga karite ko zirimo ziragaragara kuvuga individual tukavuga Forduar abo bimeze biti nibaza ko biragoye kujija Chidi nkuko nari nanabikubwiye umubwira utesosoane ntarabona ndi mukinyi sarakina n'ibiki nakubwira ni Faustinho Imana izamfasha gutuzaniza ubuzima nzabe nyiriho azaje mu kibuga nyiri kuri isi wenda uzansobanurira ngira ngo ubu ngubu wamaze kuba convaincre n'umuntu bita Suwane Chidi rero nawe biragoye kumujija tutaramubona mu kibuga ariko uburyo nabonye Dariko ni umuntu ubanza gutanga time umuntu wenda akabanza akamenya n'ikipe akamenyera shampiyona akitekerezaho agaha amahirwe abandi bantu bikaza kwanga ngira ngo mu minsi ishize benshi baramutukaga nta umwanya abanyamahanga ariko ngira ngo mwabonye ko atangiye kubikosora ubwo na trio nubwo wenda ubu ngubu dufite imyaka uko babiri bo baravunitse ntabwo bahari ariko trio ya RDB nkuko nari nayise Lamine Ba Richmond Lamptey na Dauda yigeze kubashyiramo muri match bagiramo rimwe match zigera kuri ebyiri Suwane yaje kubona umwanya Mamadou Si même chose nibaza ko na Chidi with time nibaza ko bazahabwa time kuko icyo kiranga club dance bifite abakinyi benshi anytime Chidi uzamubona anytime Chidi uzamubona ari nka Suwane nkuko namukubwiraga nawe uzamubona Mamadou Si ko ntacyo umuvuzeho Mamadou Si nibaza ko nimba hari igihe kibi mu buzima bwe ntabwo navuga ko ari kibi ariko navuga wenda nko muri club kitamubaniye n'uburyo bwa equipe nationale to be honest amaze match zigera kuri 3 muri match 6 tumaze gukina za shampiyona atahaba kubera equipe nationale aza muri iryo joro twakiniyeho cyangwa se akaza buri buke dukina urumva amaze match zigera muri 3 atajya no kuri 18 kubera ko adari alapsa atari kuva ngo ubushobozi buke nibaza ariko kubera ko ibirarane twagiye tugira akenshi bigongana n'igihe yagiye muri equipe nationale ugasanga yavuye atinze memusoze na Tadeo Ruwanga nibaza ko ntabwo arabona umwanya neza 100% kuko nimba nibeshye nibaza ko match ya Vision match twabonyemo penalty ebyiri ngira ngo ni Vision nimba nibeshye sinibuka neza niyo match yonyine yaba yarabanje mu kibuga izindi zose yakinaga iminota mikeya kubera ko yabaga yaje yatinze izindi akabura kubera ko ari muri equipe nationale ariko nibaza ko wenda ubwo hagiye kujyamo akakanya kanini ama equipe nationale adahamagarwa ugiye kureba uwo bitango ni PBP penalty box botcha last ball wa striker nkuko iwabo bamwita uzamubona byanze bikunze akinye match imwe askorinze ibitego 2 iyo statistique nibaza ko nta wundi mukinyi numwe wo mwataka mu Rwanda ifite ukinye match imwe agatsinda ibitego 2 abandi numva ngo bafite ibitego 4 ariko abara match bamaze gukina ugasanga ni 8 cyangwa 9 ngumva barashimagiza
ariko bibagijwe yuko statistique ya game imwe gusa afitemo ibitego 2. aha Jangwani tujye ku mukino w'uyu munsi mu witeguye mute nk'abakunzi ba APR bamaze iminsi nabo bagaragara n'ubwo umupira uri saa 12 bagaragara ko bacitse intege kandi mu minsi ishize baragaragaraga. Match y'uyu munsi slogan iravuga ngo hatumwi mtoto sokoni, sio match ya hatumi mtoto sokoni. Na mu magambo make kazi ya wanaume iraza guhabwa wanaume sio vijana. Match y'uyu munsi ni itangiriro ryiza ry'Irani, abantu bamwe numvishe bavuga ngo n'urugamba ngo rukomeye ngo ni umusozi wo kurira ngo match zigera muri zingahe mu gihe kitangana n'igihe kingana, ariko iyi niyo match y'urufunguzo rw'izi match z'inkurikirane zigiye gukurikirana. Bugesera wayipangiye karandiriye yo gutangirira kuri iyi journée, nta turenganye, ntabwo ari twebwe arenganye wayipangiye karandiriye. Uyu munsi nibwo muza kubona Nyamukandagira squad ni full house, ngira ngo harabura Dauda wenyine, Richmond Lamte ku makuru mfitashobora kuba yagarutse, abakinnyi bose barahari. Uyu munsi turaza kuronshinga hatumwi mtoto sokoni, niyo slogan yacu uyu munsi niyo turi gukoresha. Aha mugiye gutangira umunyiri w'uko w'imikino igaragara ko ari ikino ikomeye hagati ya Kigali Police Rayon Sport, Swadi bafana mugiye kubifatanya mute? Nico kiranga Club Giants ku isi hose, ngira ngo Rio Man City sinibuka sezo neza nimba ari y'ubushize cyangwa ari kurikiye ubushize, yari ifite match zigera muri 5 zimbatura mugabo mu byumweru 2 gusa. Yari ifite match aller tour na Real Madrid, ifite match na Manchester United, ifite match na Chelsea na Tottenham. Guardiola ikintu fopa yonyine yakoze no kujya kunganyiriza kwa Real 2-2. Yaje we ayitera 4, Man iramanuka ayitera 3, Chelsea rya 4, Tottenham ayitera 3-1. Nicyo kiranga Club Giants nyine. Nicyo rero niyo mugiye kugaragarira, mugiye kubonera ubukana bwa Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Turahera kuri Bugesera uyu munsi kugeza kuri Polisi, ngira ngo ni win kandi birashoboka. Urebye squad dufite uko Faustin yarimo arakubwira, nimba Chidi atarabona mu kibuga, nimba Godwin atarajya mu kibuga, abandi bakaba bari gukina, dufite squad yuzuye kandi abakinnyi bose bashoboye umwanya ku mwanya, uwajyamo ari wese nta kibazo na gite tuzagira cy'umunaniro cyangwa cya squad ntoya kuko APR iruzuye. Jangwani hari abatebye cyane bati waravuze ati Club Giant ariko noneho hari akantu kasohotse baravuga ati iyo umuntu agiye mu kabari sibyo agiye gura karikeri ngo hari karikeri babonye iyo umuntu atangiye kukanywa aba yumva ndingabo ngo nka APR ngo niko yatangiye ngo karikeri rero ngo iyo karangiye nagasiri duwiri bakita Club Giant. Ikibazo siroga yawe bari kuyikiniraho, siroga yawe barayikiniraho cyane. Ariko nigeze kukubwira ndakubaza nese aya magambo mvuga cyangwa amaterime nazanye mu mupira wo mu Rwanda w'amaguru nta kuntu umuntu yayandikisha muri radidi murambira ngo ntago ari ngombwa, ariko munasanze mwaranshutse bana urona nazanye siroga none bayitiriye ibindi ngo niba bakubise hasi ni mu gikina nagakwiye kujya kurega kabisa, nagakwiye kujya kurega abantu kuri channel yacu barakabona. Jangwani ubu wagarutse rero uburwayi bwakize wemerewe gutangaza nta kibazo? Nta kibazo na kimwe mfite n'ubu ngubu nuko nari naratora mitendo urumva kwa Arteme uba wakize ariko imbaraga zo zikiri ntoya mu mubiri ku buryo kugenda wenda bigoranye, ariko guhera ejo cyangwa ejo bundi nibaza